Nibyo kuko nagiye hanze ariko mpagirira ikibazo ubwo najyaga kwitabira shampiyona du monde mu kwezi kwashize, ariko navuye muri shampiyona du monde mfite ikibazo. Kugeza ubu ngubu bampaye ibyumweru 6 byo kuba nduhutse ndi kujya kwa muganga. Ubu ngubu minisiteri irimo iramvuza na federasiyo barimo gufatanya ndi kwivuza kuri Faisal. Hari ibizami bamfashe bimwe biri mu Rwanda ibindi biri hanze. Ejo nzajya kureba resultat kugira ngo bambwire none icyo gukora. Gusa ubu ngubu natangiye gukora gym, ndizera yuko akaguru kari kugenda gakira. Ndatekereza ko mu kwa 10 nshobora gutangira utujogging dutoya, cyangwa mu kwa 11 ndizera ko nzagaruka ameze neza. Ni nk'Imana nyine kubera ko nahagarira ikipe y'igihugu, ubwo nanjye niho navunikiye. Ni mu rwego barimo kumfasha, ariko ntago ari twese dukunda kugira ikibazo, nta bwishingizi tuba dufite. Nk'iyo umuntu yagize ikibazo hariya araza akivuza 100%. Ni ikibazo mbese dufite muri rusange nk'abakinnyi, ariko wenda bizakemuka natwe bagira icyo batumarira nk'abakinnyi babigize umwuga, ku buryo umuntu ashobora kuvunika cyangwa akarwara bakaba bamuha lisansi ku buryo yakwivuza neza atiriwe spending amafaranga menshi. Ariko wenda turabitegereje, wenda bizaba, ariko ni ikibazo twese dufite muri rusange. Urumwe mu batwaye bakanatsindira ibihembo muri Peace Marathon iheruka, hari amakuru avuga ko mutarahabwa ibyo mwatsindiye. Ese nibyo? Ese hari icyo bababwiye? Hari icyizere babahaye bite? Yes, nibyo twakinye mu mezi 2 ashize, turakina nk'abakinnyi babigize umwuga, tuzi ko turi buhembwe uwo munsi, ariko ntago ariko byagenze. Turabaza ngo amafaranga ari y'abakinnyi ntago babizi, bakatubwira ngo biri mu nzira, ngo barimo barabisaba, ariko kugeza ubu ntabwo nzi ikibazo gihari. Natwe amafaranga turayategereje, kandi iyo umukinnyi akinya abazi ko ari buhembwe, ayo ngayo ahembwe akamusapotinga gutegura andi makompetisiyo. Ariko ni ikibazo gihari, nanjye sinzi. Gusa icyo nishimiye nuko natsinze, n'igihe amafaranga yazira nta kibazo, ariko urumva bari ikibazo. Urumva ni irushanwa rizwi mpuzamahanga, ni irushanwa abakinnyi benshi bitabira, Abanyakenya, Abanyetiyopiya. Urumva ko iyo umukinnyi atashye adahembwa aba ari ikibazo. Iyo atashye akamara amezi 3, amezi 2, ubutaha ntagaruka. Urumva ko niyo batamuhembye amafaranga ye ntayabone, kandi yarayakoreye ntagaruka. Urumva ko abantu bagenda bayitabira ayo mafaranga ntaboneke, n'abakinnyi bazagenda bisubiraho. Icyo navuga rero nuko bajya bakora, bakaroganiza ibintu neza, abakinnyi bakabonera amafaranga ku gihe nk'uko tubyifuza. Salome, hari amakuru avuga ngo Minisitiri w'Ingabo yaguhaye inzu, ngo mwaraganiriye, yagize n'uruhare kugira ngo ujye muri APR. Ayo makuru ni impamo? Twagiranye ikiganiro nyuma y'umukuru w'igihugu anshimira. Nyuma yaho twagiranye ikiganiro kirekire, angira inama, ambwira ko ndi umusportifu, ambaza ibyo nifuza kugira ngo ngaruke muri APR. Narabivuze kandi arabinyemerera. Mu byo nasabyemo n'inzu. Ambwira ko aransezeranya ko azayima, nanjye ndayitegereje, kandi ndabizi neza ko amasezerano atajya ahinduka.